Abahanga bemeza ko isi konja nyuma y'uko ibirunga birutse. Kuri ubu bamwe mu bashakashatsi baratekereza ko hakwiye gutekerezwa ikintu cyakorwa higanwa iruka ry'ibirunga mu rwego rwo kugabanya igipimo cy'ubushyuhe bw'isi gikomeje kwiyongera. Ariko si ibi byakora cyangwa byatera isi akandi kaga gakomeye. Muri Kamena mu 1991 hari ikintu gitunguranye cyabaye ku isi. Umusozi witwa Mont Pinatubo wo muri Philippines waraturitse uraruka mu buryo bumeze neza nk'ubw'ikirunga. Ikintu cyatunguranye mbere na mbere nuko abantu bari bazi ko Mont Pinatubo ari umusozi usanzwe atari ikirunga. Urebye ubukana iki kirunga cyari kimaranye imyaka magana gisinziriye bwatumye kibi cya kabiri cyarutse cyane mu kinyejana cya 20 aho cyohereje umucanga mwinshi w'umweru mu kirere kure hejuru cyane y'igice cyitwa stratosphère kiri mu birometero 10 uvuye ku butaka. Icyo gihe toni ziri hagati ya 15 na 17 z'uwo mucanga na sulfate byavuye muri icyo kirunga zasakaye mu kirere hafi ya cyose gitwikiriye isi. Mu mezi 15 yakurikiyeho abahanga mu bya siyansi bavumbuye ikindi kintu gitangaje kandi cyatunguranye. Uwo mucanga na sulfate byavuye muri icyo kirunga bigakwirakwira mu gice kinini cy'ikirere gitwikiriye isi. Byakoze ikintu kimeze nk'ibicu byakingiraga isi izuba imirasire yaryo ntigera aho bikingirije, ahubwo bigasubiza mu isanzure imirasire y'izuba yabaga igomba kugera ku isi. Ibi byatumye igipimo cy'ubushyuhe ku isi kigabanukaho °C0.6. Abashakashatsi bamwe batangira gutekereza ko ibyo bishobora kuvanwamo isomo ryatuma isi dutuye irindwa ubushyuhe bukabije bukomeje kuyugariza. Dushobora gukora nk'iki kirunga tukohereza ibicu bitari karemano mu kirere kugira ngo tugabanye igipimo cy'ubushyuhe bw'isi. Ngibi byo tugiye kugarukaho muri iki cyegeranyo. Niba utariyandikisha kanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video. Niba ufite igitekerezo ugishyire muri comment ku mwanya wagenewe gutangirwaho ibitekerezo. Unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize inshuti n'abavandimwe. Twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Nitwa Cyprien Ngendahimana. Kugeza ubu tuzi igikwiye gukorwa kugira ngo tugabanye imihindagurikire y'ikirere yagizwemo uruhare na muntu. Mbere na mbere ni ukugabanya ibyuka bihumanya byoherezwa mu kirere, gusimbuza ingufu zihumanya hagatangira gukoreshwa ingufu zisubiramo zizwi nka renewable energy. Raporo iheruka y'inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma igaragaza ko isi ifite imyaka 12 kugira ngo ibigabanyije ibyuka byoherezwa mu kirere ku gipimo cya 50% ndetse n'imyaka 32 ni ukuvuga kugeza muri 2050 kugira ngo habe nta byuka bicyoherezwa mu kirere. Nubwo bimeze gutya ariko ibivugwa muri iyi raporo bihabanye kure cyane n'ibiri kuba, aho imibare mishya igaragaza ko ahubwo ibyuka bya dioxide de carbone byoherezwa mu kirere bikomeza kwiyongera. Aha niho bamwe mu bashakashatsi bahera batekereza ko kohereza mu kirere ibicu bitari karemano bishobora kuba igisubizo kuri iki kibazo cyananiranye. Kugeza ubu 30% by'imirasire y'izuba igera ku isi isubira mu kirere mu buryo buzwi nka reflection, iyi kubise ku bintu byera by'umwihariko urubura ruri ku mpembe z'isi. Urubura rwo mu nyanja rusubiza mu kirere imirasire y'izuba kurusha ibindi bintu byose ku butaka, aho rusubiza 90% by'imirasire iba yarugezeho, bitandukanye n'uko inyanja zifite amazi ajya kwirabura zisubizayo 6% gusa z'imirasire iba yazigezeho, zigakurura iyo mirasire ku gipimo cya 94%. Ibi biroroshye kubyumva. Mu gihe cy'izuba ryinshi ni wambara imyenda yera, ntuzumva ubushyuhe bwinshi nk'ubwo uzumva undi munsi wambaye imyenda yirabura cyangwa y'amabara atari umweru. Ikibazo kindi gihari rero nuko urubura rw'inyanja ya Arctique rugenda rugabanuka, ibintu bishobora kwihutisha no kongera igipimo cy'ubushyuhe bw'isi, kereka habonetse kandi gace cyangwa ubuso bw'umweru bwafasha mu gukora akazi urubura rwakoraga ko gusubiza mu kirere mu buryo bwa reflexion imirasire y'izuba igera ku isi. Kuva ikirunga cya Pinatubo kiruka muri Philippines, hagiye hagaragara abantu batanga ibitekerezo by'uko hashaka uburyo butari karemano bwo gukingira isi iyo mirasire y'izuba cyangwa bukajya buyisubizayo. Hari abavuga ko mu kirere hakoherezwaho ibirahuri byakingira isi, gukora imashini zikora urubura zikoreshwa n'umuyaga zashyirwa mu nyanja ya Arctique cyangwa zigakwirakwizwa ahantu henshi ku isi. Hari umushinga kandi w'abanyaperu wasize irangi ry'umweru imisozi mu gihe urubura rwo hejuru y'iyo misozi rugenda rugabanuka.
ibicu bijya kwijima bizwi nka stratocumulus clouds bifatiye runini isi kuko bitwikiriye isi ku gipimo cya 20% bikaba bikingira imirasire y'izuba ku gipimo cya 30%. Ibi bicu ni nabyo bigabanya ubushyuhe bw'amazi y'inyanja. Imishinga ikomeye y'imiryango n'ibigo bitandukanye nk'ibyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ubumenyi na engineering yiganjemo ibyifuzo by'abahanga benshi bifuza ko hagira igikorwa ngo ibyo bicu birusheho guhinduka umweru de, kuko aribwo byakingira isi imirasire y'izuba ku gipimo kiri hejuru kurusha uko bimeze ubu. Stephen Slater, umuprofeseri uri mu kiruhuko cy'izabukuru wigishaga muri kaminuza ya Edinburgh muri Scotland, n'umwe mu bamaze igihe kinini bakora kuri uyu mushinga. Mu myaka y'1970 ubwo yarimo akora ubushakashatsi ku muhengeri n'ingufu z'amashanyarazi ukora, yabonye ubushakashatsi bwakozwe ku buryo ubwikorezi bwo mu mazi bugira uruhare mu guhumanya ikirere. Kimwe n'uko indege zisiga ibimenyetso mu kirere aho zanyuze, amashusho ya satellite yagaragaje ko n'amato aho yanyuze hasigara ibimenyetso, yaba imirongo yo mu mazi n'umuhengeri uterwa n'ubwato ndetse n'ibimenyetso bidakunze kugaragarira amaso mu kirere cy'aho ubwato bwanyuze. Ubushakashatsi bwagaragaje ko iyo mirongo cyangwa ibimenyetso ubwato busigaho bwanyuze bigira uruhare mu gukesha ibicu. Umwuka umeze nka gaze amato yohereza mu kirere ngo ugeraho ukihuriza hamwe, wamara gukonja ugahinduka ibicu by'amazi, ibintu ubusanzwe bidakunze kubaho mu kirere cy'inyanja hatanyuze ubwato. Bitewe n'uko umwuka umeze nka gaze amato yabaga yohereje mu kirere wabaga ari mukeya, byatumaga n'ibicu by'ayo mazi byiremaga nyuma yo gukonja biba bikeya, bikajya birekura udutonyanga dutoya tw'amazi yererana yagiraga uruhare mu gusubiza mu kirere imirasire y'izuba. Mu mwaka w'1990 umuhanga mu by'ubumenyi bw'ikirere umwongereza John Latham yatekereje gukora ibicu nk'ibi yifashishije uburyo karemano nk'umunyu wo mu nyanja, ariko yari akeneye umwenjeniyeri wo kumufasha gukora inyigo y'uko uwo munyu wakoherezwa mu kirere, ari nabwo yegeraga Stephen Slater ngo amufashe muri uyu mushinga we. Slater avuga ko atiyumvishaga uburyo gukora umushinga nk'uyu byari bigoye, ariko umushinga we mushya ari gukoraho ngo uratanga icyizere kandi ushobora gutanga ibisubizo kuri iki kibazo. Ni ubwato bukoreshwa n'umuyaga butwarirwa kuri mudasobwa buzajya bwohereza igicu cy'umunyu wo mu nyanja bucyohereza mu kirere. Uyu muhanga avuga ko kohereza mu kirere metero cy'ibicumi z'uwo munyu ku isegonda bishobora gutanga ibisubizo byakemura ibibazo byatewe n'ubushyuhe bw'isi kugeza ubu. Akanavuga ko ikiguzi cyabyo ku mwaka kiri hasi ugereranyije n'ikiguzi cyo gutegura inama y'umuryango w'abibumbye yiga ku mihindagurikire y'ikirere, ni ukuvuga hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 200 z'amadolari y'Amerika. Slater agaragaza ko amato 300 yohereza ibyo bicu by'umunyu w'inyanja mu kirere ashobora kugabanya ubushyuhe bw'isi ho degree Celsius 1.5. Atekereza kandi ko hakoreshwa n'amato matoya mu guhangana n'ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, akanavuga ko ibihe by'imiyaga ikomeye na El Niño biterwa n'ubushyuhe bukabije bw'amazi y'inyanja nabyo byagabanuka kubera ubukonje bwaterwa n'ibyo bicu by'urwererane byakoherezwa mu kirere. Ubushakashatsi bwo mu 2012 bwakozwe na kaminuza ya Leeds yo mu Bwongereza bugaragaza ko kweruritsa ibicu bishobora kugabanya igipimo cy'ubushyuhe bw'amazi y'inyanja mu bihe by'izuba n'imiyaga ikomeye ndetse bikagabanya ubukana bw'imiraba n'imihengeri mu nyanja. Slater agaragaza ko amato 160 ameze nk'ubwo azakora muri uwo mushinga we ashobora gucubya ingaruka za El Niño andabarurwa mu ijana akaba yahagarika imiyaga ikomeye ikunze kwibasira ibice bimwe na bimwe by'isi. Andi nkayo kandi akaba yakoreshwa mu kongera kuzana ubuhehere mu bice by'impera z'isi, ibintu byatuma inyanja y'urubura igenda ikendera muri ibyo bice igaruka. Nubwo bimeze gutya ariko hari impungenge kuri iri koranabuhanga kuko ntawe uzi neza ingaruka zaterwa no guca intege imiyaga yibasira isi cyangwa kugabanya ubushyuhe bw'isi ku gipimo abantu bifuza. Hari abatekereza ko bishobora gutera amapfa, imyuzure ndetse no kurumba kw'imyaka mu buryo budasanzwe. Hakaba n'abakeka ko iri koranabuhanga rishobora kwifashishwa nk'intwaro kuko mu ntambara ya Vietnam igisirikare cy'Amerika cyakoresheje ikoranabuhanga rijya kumera nk'iri cyohereza ibintu bimeze nk'ibicu byabangamiraga umwanzi wabo. Ikindi giteye inkeke nuko ubu buryo bushobora kuba urwitwazo rwo kutagabanya ibyuka bihumanya byoherezwa mu kirere, ahubwo igipimo cyabyo kikarushaho kwiyongera, amazi y'inyanja nayo agakomeza kujyamo uburozi bwa acide, ibintu byatuma nayo ajya mu kaga gakomeye. Hari irindi tsinda ry'abashakashatsi b'Abanyamerika batabona ibintu kimwe na Stephen Slater. Umushinga wabo bise MCB Project batangije mu mwaka wa 2010 nuwo gukora imashini zikohereza urubura mu kirere, ariko zikohereza uduce dutoya inshuro 10,000 ugereranyije n'urubura rusanzwe, hoherezwa uduce tubarirwa muri miliyari 300 ku isegonda. Umuyobozi w'uyu mushinga Kelly Wentzer avuga ko icyiza cy'ubu buryo ari ukumenya niba uri kwezi ibicu n'uburyo uri kubikora,
kandi ukabigeraho udateje ibindi bibazo ku kirere. Ubushakashatsi nk'ubu bukorwa gahoro gahoro nk'uko Wentz abivuga, ngo bushobora gukorwa mu gihe kitari munsi y'imyaka 10, ariko bitewe n'impaka bwakuruwe n'ubu ntiburatangira gukorwa. Nta gicu na kimwe cyari cyeruruka ku bushake bw'abahanga, nubwo amato yakomeje kugira uruhare mu kweruruka kw'ibicu, nabwo ariko atari ku bushake bwa muntu, hifashishijwe uduce duto dutoya tw'imyanda n'imyunyu y'amazi yoherezwa mu kirere. Igiteye inkeke ariko kandi nuko uburyo bwo kohereza ibicu bitari karemano mu kirere bushobora kuzitabazwa nk'uburyo bwonyine busigaye bwo kurengera isi, hatitawe ku kwiga ku ngaruka bwatera isi n'abayituye. Ubundi buryo buri kwigwaho nubwo kwifashisha iruka ry'ibirunga bitari karemano hagendewe ku buryo ibyuka by'ikirunga cya Pinatubo byagize uruhare mu kugabanya ubushyuhe bw'isi. Ubu buryo nabwo abahanga bemeza ko bwagira uruhare mu kugabanya ubushyuhe bw'isi, ariko ingaruka bwagira ku isi n'abayituye nazo ntizizwi kugeza ubu. Ndagushimiye wowe wakurikiye iki cyegeranyo. Niba utariyandikisha kanda subscribe ku kabuto gatukura ubona munsi y'iyi video. Niba ufite igitekerezo ugishyire muri comment ku mwanya wagenewe gutangirwaho ibitekerezo, unakande share kugira ngo iki cyegeranyo gisangize inshuti n'abavandimwe, twese duhurire ku isoko tuvomaho ubumenyi. Nitwa Cyprien Ngendahimana.